A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm Sinjye mwana so dukorana iki Shaza ban uyimbeshe uko ibintu byose ndabizi kuko ari innocente ndabizi ko ari nyoko buja ndabizi ko mwishira abantu ndabizi ko ari abo mutishiye ndabizi ko ari amadeni mufitiye abantu mwatumye akazi bakagakora mukabambura byose ndabizi Basi no sa ndabona imvura iri kugwa basi reka tunyire twugame tubiganire twugame uvuye hano nabandi imbwa neza urashonga turaganira imvura iri kugwa muhaye iminsi mike ube wavuye hano hantu ibindi birakureba sino sa wangiriye impuhwe kweli ase aho bigeze ubu ngubu hari umuntu ukizana ibintu by'impuhwe muri iki gihe uzwa aho bigeze na nyoko ari nyoko yakwica urazana ubutesi Kigali we sina n'amahirwe yanyuma wawe nta by'amahirwe urimo 200,000 ndaje nkohereza amafaranga yawe ubundi sinzongera kukumva mu nzira zanjye umfashe rero tuzabimbwira sibye no bikuye nabikuye ntabwo nyine unese ko wanze kubimbwira ngomba gushaka kwishakira ahandi ntabwo mubimbwira mwese uri murambaza iki ndikora iki abantu ni bande anakaye kazi mwabishe gukora ariko bukweri ko kuranze ugize umutima w'ubunyamaswa Uselinda reka nkubaza wowe wambaniye neza ngenda by'umacura kwanya kubanye neza ariko uzima hamvu bari barandoze bande bari barakuroze ndabazi sabwo bagakwiye kubambwira ariko twagerageje gutekereza dusanga nta kintu cyatuma ngiye nkuroga undi wabara kuroza se yabarinde ibi ngibi sibyo ntabwo twagerageje kubitekereza kugira ngo umuntu atabizi ariko nta n'ikintu kinyemeza ko bakuroza utabikoze ubishaka nyuma yaho se bakurogoye ko bambwiye ko bakurogoye wabikoze iki ko n'ubundi nakomeze kurara muri aka kazu k'abazamu imbeho yose ituruka hanze kuri gate ntagacira urakeka ko nicaye nta mukozi ndi gushaka Sinosa niyo yonyine uri bumpereze ayandi nkurimo nayahe ibuka wa mu mabuja wundi kandi ibuka ko nasinye mu bagabo kandi mwari yo nangahe 200,000 ubwo ni 400 ndaje nguhereza izawe rero none aha kuri telefone urumva nindangiza ibyumweru 3 bizarangire nakubuze hano nutagenda hasaza abayobozi bagusohore Sinosa ugomba kumbwira neza sibyo kuko ibindi byose byagenda nabi byagenda nabi gute oya ibyo ariko simbireba ariko imbeho yose ituruka hanze ku gipangu abantu bose baza basona hano ntago ndyama ntago nsinzira irega ntago ari ibintu byatubira mu secondaire rimwe ni ibintu bigomba gupanga umaka gushakira icyumba cyawe akagikora neza gushakira n'ibikoresho bijyamo ariko wibuke ko hano hantu ari iwanjye turi ibyo nyine ndabizi ariko nubwo ari wawe turi ntabwo twahita turarana mu cyumba kimwe kandi ikindi cyumba urabizi ko ari burize ukiraramo tegese rero tugukorera icyawe cyabashyitsi tugikore neza ntago ari ibintu byatubira mu secondaire rimwe kagira inkuru byagenda nabi gute kuko ushobora kunsiga gutyo ntereranye bisigaye ibindi byose nkabyica niyo mpamvu ugomba kumbwira neza abantu muravuga urakoze no kumenyesheje yuko ugiye kuvuga noneho akubundi ubona we nko kukwica byasaba n'iminsi 2 ntiwanahumeka kabiri noneho reka dutanguranwe kwicana caho warambajije ngo byagenze bite kugira ngo ukundane na Breezy ariko nanjye reka nkubaze murambwira ngo ikindi cyumba ngo Breezy ukiranamo Breezy ni igiki Breezy se Breezy uramunkangisha nkande Breezy no mufatanyije we ntabwo musa muri mu kazi kamwe se kugira gushaka gukomeza kungirira injiji kandi ibintu byose mbizi riganje kubikubaza kugira ngo nibura ndebe ko bwarimwe ushobora kubintungana Linda icyaba cyarabaye cyose
icyaba kiri kuba cyose ni amakosa yawe, cyose ni amakosa yawe. So njyewe umuntu w'umugabo kuba maze amezi agera kuri 4 meze nk'imbwa, we wina hanyuma ntabwo abonye ko amazi biri dushe yashizemo. nabibonye ariko muri karitsiye ahantu hose amazi yagiye. Niwe niba yagiye urajya kuyavoma cyangwa njye kuvomesha? Nanegereje ko mubyiga mu bice njye kuvoma. Njye kuvoma ukoze ko wakize uko utareshya sha. Tuguye ibiceri turiya kabande. Ujye kuvoma kuri robine. Ubwenge bucyugira. Shogosho ujye mu kabande ujye kuvoma se nyine. Ariko hariya mu kazu kanjye ndumva hari amajerekani 2 nabitsemo. None ukaba ukeka ko amazi ari muri ruzi rwawe ko ntumye ajya muri toilette wandi ubona yoga. Nta kintu atwaye ariko n'ubundi ntabwo. Va imbere jya ujye kuvoma. Niwe wabikoze. So nta marira rero n'amacye abaho warira ngo antere impuhwe ngo numve ko urengana mu by'ukuri. Ibyo byose uri kumbaza rero nta gisubizo bifite. Subwo mwivugisha ibintu byose harya mbere yuko bandoga wowe wamfataga gute? Ngaye nsubiza nagufataga gute? Nyine wamfataga gute? Wowe urabizi umutima wawe nta mpamvu yuko ndi bigusubiremo. Umwana ndakwinginze ngo ndakweretse ngo papa wo mu ijuru. Mbesire gusa. Ntabwo nsubiramo wifata icyumba cyawe. Reka tuvuge ko wenda hari ibyo ntakoraga neza. Ni iki se wakoraga neza? Ibyo wakoraga byose. Okay, ntacyo ntabwo nabikoraga neza. Ku rugero rw'ibyo nkorera se cyangwa umva wawe mubwire. Egura umutwe n'abacu baragiye nitwagira icyo tubanganswe wowe. Umva mubwire wowe. Nawe kandi wumvireho. Hanyuma niba mujya gushyingura mugende, niba mujya mu biriyo mugende saa moya. Umva gusubira amata. Uri kumva? Saa moya zuzure wageze aha ngaha ntabwo igipangu cyawe kiri burare cyonyine. Njyewe urabizi neza yuko narabigusobanuriye nawe kandi urabizi n'uwanduza uramuzi. Ibintu by'amarozi nta nubwo ngiye mbyemera burya. Sawa nta kibazo ukurura kuza umutima wawe n'ubundi ntacyo na kimwe njya nkubwira ngo cyemere. Ariko nanjye nakubwiye nti nta kibazo barakuroze rwose. Imana inahana abo batindi abagome baguhemukiye. Ibahane nyine babikoze. Nanjye nimba ndimo Imana izampana. Still lost with broken pieces, still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm fighting. Ariko icyo nkubaza ni kintu aho bakurogoreye waraje si ibintu waje nyibwirishwa byo kunsaba imbabazi wakoze iki? Ndashaka kumbwira wakoze nyine no kuba naragize umutima wo gusaba imbabazi nabwo ni intambwe y'ubutwari. Bangaye se bazi gusaba imbabazi? Gusaba imbabazi se bihindura iki? Bihindura iki? Byereka ko umuntu ari kwicuza ikosa yakoze. Ikosa rero burya wakoze akenshi uryicuza iyo ubonye ingaruka z'ibyo wakoze. So izi rero ni ingaruka uri gufesinga tuza. Ariko iminsi kanga ikaguka. Ari bite? Bavuganye na mukuru wawe? Yakubwiye? Sawa rero zamuka duhure. Tuzi facing izo ngaruka z'ibyo wakoze. Reka nanjye tuvuge ko uko nabi nagufashe ingaruka zabyo ari izi ngizi z'uko nsanga ahantu utinya no kwicara, maybe ukanahicaza imyenda uri bugende ukahita ukuramo.
ese waba utekereza ibizakubaho nyuma y'ibi ngibi ibyo ngibyo uri kumbwira nzicuza nawe waba utekereza ko ushobora kuzicuza cyangwa bizarangiye tujya muri paradizo ntacyo wenda ngewe nicuza nzaba nicujije nzira ko nagerageje kwanga guhera mu buzima bw'ingaruzwa muheto nyuma y'uko hari yamindutse nagize ngo ni ukundakara byonyine kumbi byose byari kugira ngo abone uko anyikuraho kuko yari amaze kugambana Innocente ku wundi mugambi mibi uruta yindi yose ari nawe wari ugiye gushyira iherezo ku buzima bwanjye burundu ariko uracyafite amahirwe yo kuba kwicuza utakwicuza ushatse rero wayakoresha n'uwo ushaka kuyamarinda ntabwo nshaka ko ndagira uganire n'umutima wawe yuko wayakoresha uwo mwana utwite azavuga ryari ngo tuzagukorera ibirori bya baby shower shaye by'umwana byo byoroye ko ntabwo ari uwawe ndakeka hano umuntu ufitiye ibibazo byayo impanga byari byiza byari byiza wanciye inyuma ariko nanjye narabikoraga hanyuma se abakobwa bambwira ko ari babyara bawe kandi arabyibagiwe ntabwo nemereye kugira ababyara banjye bandoga nkibagirwa ibintu byose ntabwo hari ibyo ntibagirwa ari bite ni sawa mbona n'ibibazo abantu barimo nose nakubwira ngo ikibazo yambwiye ngo ni bibi none se ntabwo nemereye kugira ababyara banjye ababyara mwaryamana gukamesesha amashuka amashuka se wayamesaga arimo udukingirizo wayamesagamo ibiki ndakeka twese tutarabana reka tugiye n'amamvu yo kwisubira muri wabikoze unyishyura se reka ntuvuge ko nabikoze ntabwo nakwishyuraga njye nagusobanuriye ko wandoze kandi ndabizi neza ko wandoze umuzi uzi n'impamvu yandoze ubwo se njye mvuze ko bari barandoze kuko ntekereza ko nanjye ibyo nakoraga icyo gihe ubu ngubu ntabikora niyo mpamvu nyine twakwiye gutuza tugahuza twese tugasanga imbabazi ubuzima bugakomeza niba koko bari barakuroze nubwo nabyemera ese mukuru wawe ko mbona yakamejeje ese ejo bundi wavuganye ibiki na Zaba umva cyakoze Zaba afite iganye abantu magura banyohereza hehe nza nkoropa noza ibyombo nteka yari kumbwira ngo ukuntu ngo asigaye asa nk'imbobo ngo ukuntu inda mufata nabi yambwira ibyo kutwita kwa Linda afite ibintu byitwa amaganya naramurebaga nkumvaga yidakara nanyishe ngewe Mirisani imbabazi se uwo mwana uzamukuramo ntabwo namukuramo kugeza mva namukuramo uzi abantu buze hano hanze barira abantu batarababo Linda amazi yarenze inkombe amazi yarenze inkombe cyane rwose nta kintu na kimwe ubu wagarura akoze Zaba basi reka nyinshi make ubu koko wambabariye ibi bintu byose tukabishyira mu buryo bikamera nk'uko byari bimeze mbere kuko ubu koko uranyirukana nimva hano nzajya he iwacu kubazi ukaba ubona nwite inunda kuko nzayijyana basi wagira umutima wa kimuntu koko basi nibyo ngibyo uri kumbwira by'inda pe niwe wemera ko twongera tugakundana nzayikuramo nta kibazo ndashaka izanyica ubu kweri koko wambabariye Linda tukajya twibanira nyine njye nawe nk'uko twabyumvikanye ubwo se urabyibuka tubipanga Charles ukuntu nkumbuye biriya bihe byanjye nawe reka byatsinze komedi ndasetsa koko shanisa umva noneho shanange shumva noneho akana kacu kari tukazana tukibanira noneho nk'umubyeyi n'umwana mini nk'ababyeyi n'abana ariko rero ntabwo byumva ndi papa uri mama n'akana kacu ntaha ibyo nari ndi gukora byose byari by'ubusokoza Zabere yaramaze gushyira mu mishinga ko agiye kwibanira na Innocente ntabwo natinyuka kongera kubana na mabuja wanjye Linda uri mabuja ntabwo nagutinyuka ndakubaha ntabwo nabana na mabuja wanjye ntabwo naryama mu cyumba kimwe na mabuja wanjye ndumva navuye no muri modo kubera stress ya mukuru wawe nubwo nsigaranye ibyumweru 3 kuki ako sundi yose byahenze bitubundi we nabwo gerage iyo mubajije aranshihura ngo sundi wakara ngo urambaza iki nyene nakina bashaka kumvira undi byagenze yanyishuye nyine amafaranga ndayafata abo bindi sako cyanga
babarira sha ni menshi gusa nanjye nahise ngura ahandi hantu kandi nayariye njyenyine kuki nta nubwo ntekereza ko atari ku rwego rumwe kandi ikindi uri umukobwa mwiza w'umusirimu ntabwo uzabura ahantu uba ubundi se buriya byashoboka ko nkwirukana kandi twarasezeranye mu murenge se ntabwo ujya ubyibuka ko twigeze gusezerana no mu murenge tubyibye mu rugo batabizi byibuke nizeye ko byibuka umuhungu umwe w'inshuti yanjye yaza ku ruhande rwanjye na wa mukobwa w'umushuti wawe aza ku ruhande rwawe Niseza urabizi neza ko ntamenye ko twasinye ivanguramutungo ntaruzi ko nabizi ivanguramutungo se ryagukanga icyambere ni uko uri umugore wanjye mu mategeko kuba tutarasinye ivangamutungo kuba iwanyu batazi ko twasezeranye ni nk'uko batazi ko twite Linda ntacyo uzaba wumura ntabwo njye nashobora ntabwo natinyuka kwirukana umugore wanjye shaza payo ndaba nanze ko twumvikana gusuze kubitekerezaho neza ubwica umutima nama wawe kugira ari cyo uza gukora kandi nzere ko kiza ko ari igisubizo cyiza ariko urasenga ntusenga ndasenga rero nari ndimo ndikubwira ngo nibura basi mbarahunze bwa rimwe uza kongera gutekereza ku rukundo rwacu iki none nawe kuzashyira zaba amafaranga ari ikigoryi kuriya ubona aba Breeze batari kumurya biriya bintu inosa nuko nawe aho ngaho warakabije abari wayariye wenyine zaba habe n'agacumi muhaye ahubwo ubuzaba nzamubwira iki nyine uzamubwira iki warayariye wenyine babarira ndumva nta morale mfite nta kintu mfite ibitekerezo byinshi mukuru wawe yabaye dayimoni noneho uriya ni shitani ribi uramuzi ndani ko akone arakurenze ibyo ngibyo uriya ni umucuyi ibaze ko nanjye ayanjye yamaye mbere ndagenda nyakoresha ibyo byose narashakiraga imva ariko ukuntu bari kundeba noneho uziye nibeshya nkamaza n'akamwe kamwe andeje ubu tukiri abanzi ndabona njye nawe turi umuntu umwe mbanze nkoze nk'ikibazo cy'amatsiko kutari kwica kuri Linda ndazakumenye ibintu byararangiye wowe nawe nangwa nanjye twaratandukanye ubu ngubu yamaze kumvumbura sasa ntusenga se okay reka nkubwire nikubwira uranyizera ibyo koko ibyo wavugaga byabayeho nashakaga gusa n'umuntu wihorera kubera ibibi wankoreraga mera nk'umuntu nyine upanze ibyo byose by'abantu bagutera kuko ibyo uvuga by the way nibyo gerageza no gushaka guhemukira gerageza nyine no kugira abo nkorana nabo mu rwego rwo kuguhemukira n'ibyo byose byo gushaka kwirukana ariko naje kubona ko ejo bundi nsaba imbabazi naje gutekereza nyine unyibutsa kera tugikundana numva ngize impuhwe ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu cyagiye ukimara kunsaba imbabazi nahise mfata icyemezo cyo kubireka nkareka gukorana nabo nakoranaga nabo gusa icyo nakubwira cy'umuntu mubi ugomba kugendera kwitondera ni Breeze uriya niwe wadushukaga twese naje kumujya kure ndamuhunga na Innocent nta bintu tukivugana n'abandi dushobora kuba twarabashije gukorana bose narabihoreye ubu njye nabivuyemo pe kandi narakubabariye n'ukuri niba koko ibyo umbwira ari ibyo wangana isaha cyane sawa urakoze reka ngende sawa urakoze nawe ngiye kwikomereza imirimo yanjye kakagoryi buriya kazi koko yari koko kantera impuhwe bigashoboka ubwo tugitangira yarakumenye ndaje ngo ngende muhibye bimurenge se niki wabo nanjye ubwo ngubwo nyine mbonana na zaba maje kumbwira ibyo ngibyo nahise mbonana na Linda umva
cyakoze nanjye ndamweretse idusura ubu byaramucanze ndabizi narigize maneka reka natangiye nanjye kumwicaho pe nta kintu nanjye ntari gukora kugira mwica akibaza mvumbuye tukiri kumwe ibaze nawe dore nta n'iminsi dusigaranye ubundi se yaguhaye ibyumweru 3 niyo nsigaranye yari yampaye amezi 3 hasigaye ibyumweru 3 ariko ubundi yewe hari ikintu neza hari ahantu mu mahoro nta muntu twanduranyije nta n'umuntu umenya ibyo ari byo ahantu naguze ikibazo nsigaranye n'icyasaba nyine ubundi uri no kuncaga ubundi byagenze bite kugira ngo ugurishe hari ahantu zaba mutari kumwe nta n'igitekerezo bifiteho tutari kumwe se ahubwo uko bizi byari ibyanjye ibintu sinabyanditseho nyuma nyine nanjye nibyo nshaka kumbwira byagenze bite kugira ngo zaba namufatiranye muri kiriya gihe yari arwaye kuko narabibonaga yuko Breezy yari amaze kumenya ibintu byacu yari kuzaduca inyuma sasa yari kuzaduca inyuma bakaba banabimwaka kandi zaba nta bwenge yari afite hariya nanjye rero ndamutabara gusa aramutabaye naramutabaye ibintu turadusinyanyaho twese man sigaranye n'amafaranga make nzamaho nyine ibintu byose bikwanditseho kugira ubashe uriya mugore uramuyobora ko mukoranye aramuzi aba afite ubwenge bwinshi arakarikira wajyana ko gakarikireta baremye aba yakarikiriye wamuhunitse gute imitungo itari yawe